Muraho neza, nitwa Umuhire Verene, nkorera muri ibitaro bya kaminuza muri serivisi ishinzwe kurwanya kurinda indwara zandurira kwa muganga. Nkaba rero muri aka kanya nje kugira ngo tuganire ku bijyanye n'imyanda yo kwa muganga. Wavuga uti se imyanda ni iki? Imyanda ni ibintu byose byakoreshejwe bitagifite umumaro wabyo wateganyijwe gukoresha bwa mbere. Rero hano kwa muganga ni umwihariko. Iyo tuvuze imyanda yo kwa muganga ni ngombwa cyane ko tuyitondera, kuko iyo itashyizwe ahabugenewe iteza ikibazo gikomeye ku barwayi bacu, ku bagendera ibitaro, ku barwaza, ku bashyitsi ndetse n'abandi bose bari mu bitaro byacu. Hano rero dufite indobo nk'uko murimo kubireba. Hari indobo zirimo ishashi itukura, hari indobo irimo ishashi y'umukara, ndetse hano hari n'agakarito. Wavuga uti se bikoreshwa iki? Nk'uko nari maze kubibabwira hejuru, hano kwa muganga haba ubwoko butatu bw'imyanda. Haba imyanda yanduza, imyanda itanduza, ndetse n'imyanda yanduza ikomeretsa. Imyanda yanduza, duhereye kuri iyi ndobo yacu iri hano, ishyirwa mu ndobo irimo ishashi itukura. Aha niho ukandagira kuri aka kantu, warangiza ugashyiramo imyanda yanduza. Imyanda yanduza rero tuzi hano kwa muganga ni iyihe? Harimo ga cyangwa se twambara ku maboko kugira ngo twirinde mikorobe, ndetse na twa dupamba tuba twashyize aho badufashe amaraso, natwo tudushyira muri iyi imyanda, mu ndobo y'imyanda yanduza. Ndetse na za ga nk'uko nabibabwiye zamaze gukoreshwa, nazo zijya muri iyi ndobo y'imyanda yanduza. N'iyindi myanda yose ifite aho yahuriye n'umurwayi cyangwa se n'amaraso n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Aha rero dufite indi ndobo irimo ishashi y'umukara, nayo kubipfundura ni kimwe, ntabwo dukoraho ngo dupfunduze intoki, ahubwo dukandagiraho igapfunduka, twarangiza tugashyiramo ya myanda. Iyi ndobo rero yo irimo ishashi y'umukara ijyamo imyanda itanduza. Mbese imyanda itanduza ni iyihe? Nk'uko nababwiye hejuru, imyanda itanduza ni imyanda yose idafite aho yahuriye n'amatembabuzi yavuye ku murwayi cyangwa se mikorobe zindi zitandukanye. Aho tubibona neza ko uducupa twavuyemo ji, twavuyemo amazi, uducupa twa yawurute, twose tujyamo hano. Aha kandi twakongera tukavuga ibisigazwa by'ibiryo, ibishishwa by'imineke, na bya bindi bya avoka, ndetse n'ibindi byasigaye bijyanye n'ibyo kurya byabaye umwanda. Aha kandi dushyiramo impapuro, udushishwa twa biswi turiya tw'inyuma. Ibyo byose bijyamo hano muri iyi shashi y'umukara, hanyuma warangiza ugapfundikira. Aha kandi dufite agakarito kabugenewe kajyamo imyanda yanduza ariko ikomeretsa. Aha twavuga inshinge ndetse n'inzembe ziba zakoreshejwe ku murwayi. Aha niho hajyamo za nshinge cyangwa se inzembe udakozeho. Rero nk'uko nari ndimo kubabwira, ubu ni bwa bwoko butatu bw'imyanda. Niyo mpamvu dushishikariza wowe uri hano mu bitaro, yaba wowe murwaza, yaba wowe murwayi, ndetse n'uwatugendereye, ko igihe turi aho dukorera, aho twicaye dutegereje ubuvuzi, aho turimo kugenda muri koridoro, twirinda kugenda tunyanyagiza imyanda aho tubonye, ahubwo tuyishyira ahabugenewe nk'uko namaze kubasobanurira. Murakoze, amagara araseseka ntayo.